intege ya ariko ntago ari ugusukuma no gusukuma amaza sukuma apara gutubeshera oya ariko penzi navuze ko ariko bimeze ngo ari ugusukuma ngo niyo biri kuri babiri baciye banza rero birabaye kimwe kuri kimwe aba bana nge nabashaka na gusukuma nanjye barumvugo byabaye Swahili sinasikiye sindo vasi ubwo mwese muturuka hamwe ni gahunda cyane rata hanyuma turakwakiriye mu kiganiro cyacu the old drive ntago ari ubwa mbere nubwo bwa kabiri nubwo ari ubwa nyuma ni gahunda cyane ko nta wame usanga yibitseho visa wasanga yibitseho visa oya gutazanye umucuranzi muducurange araje ari kwinjira hari biri serious yes nukuri none se byamugendekeye gute urumva akazi nibwo bari kurangira twebwe dukora nibwo tuba turi mukora rata usko tudakora akazi twe dukora karimo akazi twe dukora abana basanze mu kazi mwebwe muri mu kazi none twebwe ko dukora ahubwo nuko ari kubivuga bari kuvuga ngo twebwe akazi dukora karangiza saa 10 yavuze ngo akazi twebwe dukora oya ngo twebwe dukora yabanje akazi twebwe dukora ya wivuga ibyo tavuze ariko byata akazi twebwe dukora okay ahubwo duce bugufi ikibazo ndi kubona hano no koroha gusa ishwi harimo ibintu bw'ubukomere kandi ubwo bukomere sinzana buri kuva hanyuma rero impamvu y'Imana se usubingerekaho cyamaye na osana n'umujya kuntanira muri batatu unagira ngo unyuze urumvugire umurandahari ndacyari ngo se pensi we meze neza ku munsi w'ejo se byagenze neza keke rahari mwisakosha arimo ari mwisakosha agasakoshwa n'abanyari gatoya rayajyamo asubinda nagufi yanje wavutse n'ugurirwa aragura muri iki gihe rero byabaye gutya ninda bihinduye nta bantu batubwire nta bantu n'ubundi twese ko turi tutarabimenye ahubwo mwarabimenye nuko mubyirengagije ubu sigaye hazo ubwenge uragura keke ugatubwira umugabo wawe ati gwerane mungire surprise niva kazi kandi ari wayiguze ukashira muri frigo utamufite uvuyeyo ugatamagara abantu atewe umugabo wanje yambwiye yo skura nibagiye ko mfite anniversaire gareka gusurprise ukaba surprise afite umugabo aho mu rugo nyine wowe kazi mwahembe ku kwezi wari kubika ibintu 10 bya keke hanyuma ugatubwira abantu muturanye timu surprise ngewe ndazanye imyande ni surprise ngewe ndacyazi ko surprise ari surprise ntago birahinda none se juga twakubayeho ejo twinshi cyane byakweretse yuko se muri iyi myaka umaze wanze kuvuga urabona byanze nuko ntayiba umaze gutanga umusaruro abantu tutazigiye twavuze none se wavutse amasaka yeze cyangwa bigori bari kubihuye batavukiye ko bakamenya itariki yaje tutozigoranye muhe mwaka ari kuzi umwaka ni utamenyekana ukwezi n'itariki bikaba bizwi ayiwe ubwo ntacyo twabirenzaho wasanga ayavutse muri 2 akafite ko kubivuga dance wari ibinyejana 2 umaze gusogongera ibinyejana byombi uri mu kinyejana kimwe nabirengeje ibinyejana 2 yes cyamaye hanyuma reka noneho tubanze dutarameho gatoya banza kwanza ukore mu muhogo izira ko yakora mu muhogo yeranje ukore mu muhogo dutarame umucuranzi naza turakomerezaho aho yaraba agereje cyangwa arabugereje iyo mucuranzi z'ubwenge tutwamushaka gutya muri voko kora voko twumve hari indirimbo yanjye ngira yitwa mpindura nkunda kuririmba muri voko nta muntu yicuranga we murumva nayiririmbo kubwo reka muzamure mikro bango buriraho mugari buriraho nta sauce toi aussi comment tu compares les choses incomparables ngo nimareke kuvundira undi mwana kuvundira yotera umukoresheje yakazi comme vous en dirimbira yego numvaga nakwirwa nirira nkarwana intambara ntanazi aho ziva
ndatsindwa intege zanjye zibiyanga iyo ngerageje kwigenga mpinduka ikigenge nkisenya bigatuma nikura naho wansize gusa noneho uyu munsi ndemeye kugengwa nawe nibyo nkeneye reka ubwami bwawe muri njye buganze ndi mu buretwa buruhije cyane ndi mu bunyage ngwino unyure ntahe ngwino ntwaro ngire igikoresho cyawe nakomeretse inyuma n'imbere birangiye na kimwe ndamiye ndabizi kucicaye ku ntebe y'imbabazi nyumva mana ntunganya nyicaza hatunganye mana umpindure ibande iyo kuntegenye zanjye uwera unkomeze nkobisa umpindure igikoresho cyawe nkobisa umpindure igikoresho cyawe yo umwanzi ahora ahiga ubugingo bwanjye kugira ngo abuvutse kudapfa ese kuko sinkwiye kurama gusa iyo nitegereje aho wahuye nsanga ariho hari kure nizereye mu mwuzuro w'igihe mu mwanya ukwiriye nzakubona icyo nzi cyo na jambo wavuze ngo rihere nzakomeza ngusenge kandi ngume nkwizere umunsi umwe uzakora ibyo nari nkwiteze umunsi umwe uzakora umunsi umwe uzakora ibyo nari nkwiteze ndi mu buretwa buruhije cyane ndi mu bunyage ngwino unyure ntahewe ngwino ntwaro ngire igikoresho cyawe nakomeretse inyuma n'imbere nirangiye na kimwe ndamiye ndabizi kucicaye ku ntebe y'imbabazi yumva mana biratangaje iyi ndirimbo wari mu bihe uyihimba kuko umuntu ashaka kumva tubanze kumva ibyo wari urimo ariko izo emotion ahubwo nta n'ibicuranyo tugikeneye n'izindi niko biri bugenda ubundi ntibamwinjize bamukubize hanze yahageze ahubwo agume hanze nagumeyo reka tumufashe reka nze tumufashe maze tubwire indirimbo yavuye he wari mu bihe ko hari mu bwihebe bwinshi no gutakambira Imana no gutabaza Imana cyane ikintu gitangaje rero kuri iyi ndirimbo indirimbo ni igitekerezo cya Neo Bosco ni igitekerezo cye ni we wayitangiye yarambwiye ati mfite indirimbo kandi wayiririmba neza
ngiye nsanga indirimbo man irahura nanjye n'ukuntu numvaga ngomba kuririmba muri icyo gihe no turicarana turandika ibitarimo tukabyongeramo amayidi yanjye nibye indirimbo nyine ibindirimbo nyine nasanze ari indirimbo afite mu by'ukuri ihura nuko nanjye niyumvaga muri icyo gihe umaze kuyikora iyo ndirimbo donc imaze gukorwa mu bikorwa byose umaze guproducinga byose, how was it, the results imaze noneho gukorwa nawe ukayumva ukuntu yishiringa kabisa? no kuvuga ngo uhereye ku munsi wa mbere indirimbo tuyikora ntabwo uko nayumvaga icyo gihe ariko nyumva ubu ngubu, ahubwo uko iminsi yongera ndushaho kuyumva nkumva nyine kuko nkwiriye kuyiririmba. Hari abantu baba bari hano hanze barushye nyine yumva akeneye ko Imana imuhindura akaruhuka ikamuhindura ubuzima akabaho ubuzima bwe nyine avuga ngo Mana njyeweho sinabaho udahari, ahubwo amaboko yanjye ndayamanitse aba ari wowe umugenga wanjye, nyine ube muri njye, ibitekerezo byanjye bibe wowe, buri kimwe cyose nkora kibe wowe, ntabe njyewe ahubwo wowe ari ungenga, untegeke umpindure, nyine ungire igikoresho cyawe, buri kimwe cyose ntekereza gukora kijye kiba mu bushake bwawe kabisa. Hanyuma reka nzaza kugusubizaho inyuma gatoya turebe ku mateka ya Penzi. Hari n'umuntu ukumvise bwa mbere, by the way, ubundi amazina yawe witwa nde, watangiye muzike ryari, bijyaje gutereka tuze gatoya muri background? Moi c'est un discours, tout le monde passe par là. Ntabwo tout le monde. No kuvuga ngo njye nangira nitwa Emeline Uwimana Penzi. Okay. Penzi n'agahimbano warakavukanye? Oya. Ntabwo ari agahimbano, ntabwo ari akuhanzi. Yego. Ni izina nyine mu rugo abantu bahamagara amazina menshi atandukanye. Ni akazina. Ni izina ubyita akazina. Ni izina ryanditse no ku byangombwa. Oya, ni izina ritari ku byangombwa. Ntabwo riri babyinirira umwana. Ntabwo riri kwindangamuntu ariko ni izina ryanjye naryo. Mu bindi tubireke. Dufate ibyo. Nicyo watubwira. Nafite n'iryanjye sinaribabwiye. Kagenda. Ugura agakobwa. Kapapa. Kapenzi. Kapenzi kapapa. Hanyuma kuririmba nabitangiye kera ndi muto muri Sunday school. Sinakubwiye. Okay, yarabizi mwararimbanye. Hanyuma nakuze nyine ndirimba muri church. Okay. Abantu banyankwaja ndirimba neza. Kumwe umwana aririmba muri church bakakukurira tugomba turibarimbye neza. Nkura gutyo nyine ndabikunda, bituma mbikunda. None gukura niko burushaho no kubikora nabyo bigashaho gukura, karushaho kuririmba neza ukagerageza nyine. Hanyuma kuririmba nk'umuhanzi nabitangiye 2021. Ejo bundi. Ni Covid yatumye uziko abantu benshi abahanzi benshi baririmbye kubera Covid. No mutipa ari nyuma yawe bari bazanye bashize. Bakagenda. Kandi koko. Okay. Karugambe. Arasanzwe. Okay. Hanyuma ugiye muri studio bwa mbere 2021 wari ubaye mu matsinda atandukanye. Akaririmbo yusubiye mu bwana kaza mbere na twa tudanse twabana hari agahita kaza mu turimbo ukiri mutoya nawe ari kutekereza sometimes kakaba kana kishawana avuga uti mbega indirimbo koko bazikora njya nkibuka indirimbo twarimbaga nyine ni nyinshi ariko hari itinza mu mutwe bakunda kuririmba dukora n'amate yatwe. Yego. Iba mu bintu bya Farawo na Yosefu na Mukapa karavuga ngo gatangira Yosefu yari umusore ubahaga Imana
yarafite igikundiro kandi akundwa na se bakuru be baramwanga bashaka kumwica nyuma baza kumugurisha abanyegiputa ya Farawo ngo ya Farawo bate bakuze bagakanuza ariko hari ukuri ndimo ndabona geno bene data mwese muzamere nka Yosefu uko we yahagaze neza ari ku rugamba yoseje imbere y'abayosefu ari we Yosefu se y'abayosefu korari yavuze ngo yewe namwe muri ko muhatuma mube nk'abayosefu ubane ko mbona ubisubishiraho kuko ndagira nsari uti mugabo dufite hano yendi mise nibuka karirimbo bavugaga imbuto z'isi yose ziranitse abayisi n'abagenzi barasura ibiryo gusa ariko noneho umuvandimwe indirimbo mu mutwe indirimbo asigaye tuzana izo kurya ariko sora jewe ibyisi mbona bimbera nk'uburabyo burabya mukanya mukandi bugahunguka kuko bareke basorome n'ingororano zabo ibyiza byo mu ijuru ntibazabibona none se izo mbuto ziraje turaziriye ariko ntabwo uzabona ni nk'uburabyo bugenda buguruka jewe ibyisi mbona n'umujinya mwinshi bimbera nk'uburabyo burabya mukanya mukandi bugahunguka ibyisi njya mbona ibyisi njya mbona kandi ngo ibyisi njya mbona bimera nk'uburabyo za mbuto n'ibyisi byose imbuto z'isi zose ziraneka mukobwa mwiza uzi bitese meze neza katwigarira iyo batangiranye ari babiri tuza tubivamo akagenda mutwiretane nta kuntu tubigenze dute mutwihishe hanyuma se kugira ngo uboke kuja muri studio byagenze bite ninde wakubahuye muri covid njyewe natangiye kuririmba muri studio n'undi ndi muri kwaya naravuye muri kwaya bari bakubahuye oya umuntu ukubahuye navuye muri kwaya y'abana njya muri kwaya y'urubyiruko mva muri urubyiruko njya muri kwaya y'abantu bakuru niga secondaire nagiye muri kwaya y'abantu bakurikiye muri secondaire y'abantu bakuru nkuru nyine kuri church mama abapapa niga nko mu wa 5 secondaire hari ababyeyi baba barimo ugati ngwino kurere hamwe natwe uzatwigiraho neza wenda waririmba nyine mu bana papa mama yari dirigente papa imyaka nka 20 papa ntabwo yigeze ari ibaze ntabwo yari kuririmba nuko muri inganzo isuku igira isoko nuko muri inganzo yego cyane isoko igira isuku muri mwiza cyane isuku igira isoko ushobora no kuyobora n'abandi akabigisha uburyo bari buze kuririmba hanyuma natangiye kujya muri studio mba muri yo kwaya ya mama nyine nkuru nigaga mu wa 5 secondaire kuna mu kwaya zijya muri studio nyine kuri recordinga sigasohora indirimbo natangiye kujya muri studio icyo gihe kuko nyine bambwiraga ko ngerageza kuririmba neza bakanjyana abantu bagomba kujya muri studio genda menyera micro yo muri studio gake gake gutyo hanyuma naje kwiga i Kigali mu rwo ni Gisenyi naje kwiga i Kigali 2019 ubwo naje kwiga kaminuza nubwo njya muri korali nyinshi nagiye njya kuzifasha natozaga amakorali kuririmba hanyuma no wajya mu studio nkajyamo nkajya kubafasha n'ubundi kuririmba kuno kurushaho kumenyera makumyabiri na rimwe rero ubwo ushizemo urumva ukuntu nyine uba hari igihe ugira impano yo gutoza amakorali ukaba ufite n'impano yo kwandika indirimbo andikaga indirimbo zimwe nkagira amakorali nyine ukumva ni indirimbo yo kurimbwa na masquire kuko ni ya korali nkagira n'izindi nkajya ndirimba nkumva indirimbo nijya muri korali bazaba barimba amajwi nkumva ntibizakunda kurimbwa n'abantu benshi kajya ku ruhande rero igitekerezo nyine cyo kuririmba ngiye nyine naho cyavuye hari indirimbo zimwe mbasha kwandika zarimbwa na kwaya hari izo mbasha kwandika kumva nyine yaririmbwa n'umuntu ku giti cye tandukanya rero indirimbo zitandukanye ushobora nko kuririmba ndavuze zitandukanye
zitandukanye ngo urugero donc ushobora gutanga urugero cyangwa se ugatanga format ese indirimbo yanyu urayumva wowe kwa kundi wayumvaga ukavuga uti no ndirimbo ni muri korali rafitinga cyangwa se ngiyi yarimbwa n'umuntu umwe kugira ngo ndatazamo yamajwi ubyumvute byumva kubera ko indirimbo iyo ukiririmba uhita wumva ko gushyiramo amamoni ngo n'andi majwi biri bworohe ku buryo byakorera undi muntu wese abantu bose borohera kubiririmba hari n'izindi nyinshi nyine ziryoherwa no gushyiramo amajwi menshi kumva ni indirimbo ya kwaya kabisa ariko hari n'indi ndirimbo uririmba kumva nyine amajwi yabyumva ari kuza nk'iyo ngiyo numva iyo ndirimbo bayishyira muri kwaya maze wumva ukuntu bayiremba ntabwo byakunda imwe narimbaga mu kanya biba bigoye nyine hanyuma byumva ko bitandukanye yego hari amarushanwa atandukanye aba yarabayeho yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse kuri level ya Africa The Voice Africa Groove Award yerekana na Groove tugatonze tujye muri The Voice Africa aho ngaho taraza mu muziki yego yes biza The Voice nise nibaza ufite ijwi ryiza cyane twagiye tubonamo abanyarwandakazi babashije kwitabira ayo marushanwa atandukanye ngire ngo The Voice iracyana ariho kubera iki utagiye muri ayo marushanwa Pastor Nkega Murusha oya no amarushanwa ngiye cyambere wenda sinajyaga ntago nabimenyaga ko hari kimwe sigeze menya ko ayo marushanwa abaho yego aho mbimenye rero buriya mbonye amahirwe yo kujyamo najyamo wajyamo wamaze kumenya sibyo ibisabwa bahari kumenya no gutangira gushakisha ibisabwa se bisa n'ibisabwa sindabishaka ngo mbimenye ntabwo uraba interese urahuze cyane uracyatoza hanyuma hari indirimbo wandikiye korali se yaje kubumingana ukavuga uti ngiyi no korali runaka ino ndirimbo narayanditse yarafashe ubwo gufata ni gute tukaba tuyizi yari ibyo by'ubwo ntago mwaba muyizi yes ubwo yahaye amakorali nayo ameze ate ntabwo ndarengane amakorali aba mu Rwanda ari menshi zo muri quartier ariko atari muri korali ni menshi n'ukuri niyo zaba atari zo muri quartier ni menshi cyane yari kuyuzi yayafashe korali eshanu korali eshanu nta kibazo wizimbi Shalom Oasis ntabwo ari korali ni worship team Korali Shalom abagize gute Hosiana urumva ko nawe no kubanza no kuzitekereza Hosiana hari indi amahoro korali amahoro abagenzi isungane korali oya ntayihariyo urabyumva ko namwe bisaba kubanza no kubitekereza korali rero ni nyinshi cyane buriya muzo mwamenye izo mutamenye kandi ziririmba neza izo nyinshi cyane urabuditse deja igikombe cyatanzwe byarangiye bagisubijeyo kubera yuko byasabaga byabaye ngombwa ko ntabwo nyine uhita uzivuga nyine koko nkumva ko nziza nuvuga ngo kubanza no kutekereza byaducanze usigaye ushifite ibintu tumenye hakazana ministeri hakazana korali igaducanga rero nyine abantu baririmba ni benshi cyane ni benshi pe kandi baririmba neza cyane iyo muhuye bakaririmba wibaza impamvu utabazi reka tumve ko wakwanze umucuranzi yaje sibyo byiza tubaze tumubyaze umusaruro muri korali hanyuma turirimbe muri worship team muri korali yo muri korali nibyo muri korali niyo umuntu ku giti cye ya muri korali nitagesha muri korali wowe n'umucuranzi y'umucuranzi azi ntabwo yaba atayizi uriye no yafite album nyinshi mu mutwe mana yanjye yandimba ko nyibuze yishake hano nkuko yabuze amakorali connection yabuze wamuhaye wifi wifi ya 5G okay hari indirimbo ya Siloam iyo murayizi mwese yavuga ngo Uiteka arandondoye uramenya uzi neza imigendere yanjye
bitwikura nk'ibyambaye ubusa nazamuka nkajya mu ijuru riyo nikusi mujyayo Uwiteka warandondoye uramenya uzi neza imigendere yanjye umenyera kare cyane ibyo nibwira ngo si imbere n'inyuma naguhisha nte ibiri mu mutima wanjye ko bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa nazamuka nkajya mu ijuru riyo nikusi mugerayo ntacyo naguhisha ntaho naguhisha ntacyo naguhisha ntaho naguhisha Yeni ya korari hamwe worship team worship y'umuntu ku giti cye ngitajyoshe muri korari basi ushaka kwigisha abantu bice batatu okay hari imbijyambere nawe ijya kabiri mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa Yesu ambwira ko nkunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa mbega urukundo mbega urukundo rumuriza umutima umutima uratuje rutemba nk'amazi meza umutima unyotewe rutemba nk'amazi meza umutima umye rusunikira kumukunda ndumva mukunze mbaze byinshi umwami amaze gutsikamira burya urukundo rwe ruramata haleluya sinyishidikanya ko n'ibisigaye bizashira imbaraga urukundo rwe ruramata ku manywa ndaruririmba nijoro marira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umucyo kubimenya nibwo
ubuzima no mu mwijima ndeba umucyo kubimenya nibwo buzima inzira y'ukuri no kwizera uwabange ariwe Kristo niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru inzira y'ukuri inzira y'ukuri no kwizera uwabange ariwe Kristo niwe rembo ryiza niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru we niwe rembo ryiza niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru niwe rembo ryiza niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru we inzira y'ukuri inzira y'ukuri no kwizera uwabange ariwe Kristo niwe rembo ryiza niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. No comment no comment baracyakubwira se kugerageza kuririmba cyangwa bakubwira kubizi ndagerageza kugira ngo tuze kungamo ndagerageza n'ukuri uracyagerageza ndacyabyiga uracyakomeza kubyiga okay nese yakorana n'iyita yakorana ni ko tuvanze ni zose zakora hose nabanje niza masquire ebyiri zikorejo niza zitariza ukuri pe oya uko biri kose ibyo uri murabizi sibyo uko bigaragara cyo ibintu urimo urabizi niyo wanjijisha navuga ntibyo avuze se ko ari ubizi hanyuma penzi uririmba neza murakoze cyane hanyuma umuntu ashobora guhita yibaza ubu ngubu watangiye gukora carrière solo hanyuma umuntu akibaza uribona he mu myaka 5 iri imbere myaka 5 iri imbere ndimo ndibona muri 30 yakagenda ntabwo uri kwibona okay umkuba ngo umuntu wese afite dream njye ikintu mba numva mfitiye inzozi ndavuga muri rusange ko bw'abanyarwanda bo muri gospel abahanzi abartiste bo muri gospel mu Rwanda yego female ni ukuvuga ngo hari nagiye mbona nyine bikanyankwaje gukora cyane nkabona ko nkwiriye gukora nubwo byaba bigoye bingana gute ariko nkumva nkwiye gukora uko nshoboye ngakora aba female bo muri gospel iwacu mu Rwanda ubona ko nyine ntabwo dufite imbaraga cyane nko muri mera ibitaramo washoboraga kubona nk'imyaka 2 igashira ubona ibitaramo amafish abahanzi udashobora kubonamo female bazamo nyine ni n'aba couples n'aba legend n'abango n'abakobwa abamama nyine bubatse baririmba ari couple n'abagabo babo ariko udashobora kubonamo single female nyine nkumva birambabaza nkumva ndibaza kubera iki abakobwa nyine mu Rwanda niki twakora kugira ngo gospel ya female mu Rwanda ibe ngari natwe dukore cyane tubashe kugaragara nyine bye kuba iby'abagabo gusa bye kuba by'ama couples gusa natwe nyine dukore nkumva nyine birapushinga gukora cyane
ngo ndebe ko mwenda mu bazaboneka nanjye nazaba ndimo nkabahagararira nanjye so icyo nifuza rero nuko abakobwa bo mu Rwanda twagira imbaraga nyine tugatinyuka bose nyine barimo barimba neza cyane benshi kandi n'ukuri barashoboye none tutinyuke turushaho gukora cyane ndifuza ko ijwi ry'umukobwa mu Rwanda ridenga nyine rikarenga u Rwanda rikaba international umukobwa akabasha gusorukira u Rwanda muri gospel akagenda hanze akagera kure akaririmba akagera kure nyine mba numva icyo kintu ari wowe mukobwa ashobora kuba njye ashobora kuba n'undi ariko nifuza ko u Rwanda nyine rugira umukobwa uruhagararira rugira umukobwa muri gospel uruhagararira nyine ujya ubona nyine abasore abapapa babatumiye hanze bararimba nyine bakagenda n'ama couples baratumira aragenda nyine barakora urabibona ko bakora cyane nyine numva mfite amasiko yo kuzabona uriya munsi hazaba hari umukobwa uri ku ruhando rw'abakobwa bo muri gospel ubasha kuba ahantu hose hari ibitaramo abantu nyine bamufite amasiko kuba agomba kuba ari muri icyo gitaramo yego akagomba kuba ari muri icyo gitaramo akaba ari umuntu uri gukora akagenda agakora ayo matuwa agakora cyane nyine ari umukobwa yego ari umukobwa dufite Gabi n'abari ngangayire kandi aya matuwa barayakora bashobora kuba bakora tuba ariko sinyababona mu bitaramo byo mu Rwanda kuba ijwi ryagenda rikagera hanze icyo ni kimwe ariko hano nyine nahere hano tumubone tubabone mu bitaramo nyine tubabone mu bitaramo byo mu Rwanda natekereza igitaramo kuri afisha avuga ati mu bantu bahanzi batanu bagomba kubonekamo n'utumire n'abakobwa wenda akaba ataboneka kubera impamvu ze bwite ariko yatekerejwe none ukibaza tuse nk'aka kanya umuntu ari gutegura igitaramo ese hari umukobwa wituza byihuse ku byo bose bahurizaho ntabwo araboneka ntabwo aragera ku rwego abishakaho ku buryo yaba ari gutumirwa ndabeshyara hari iminota nayo iri kugenda dutwara ariko reka twinjire gatoya utubwire noneho uri guteganya iki mu bya hafi indirimbo iheruka niba ari kumwe na Hozi nimba ntibeshye sibyo Jaire Jaira aha ni Jaira ni Jaire shakwa Jire shakwa Jaira okay aho Imana aho sindi bujyeyo nuko biterwa n'amazina hanyuma uri guteganya iki vubanga kugira ngo wa mugani binatanga ikizere yuko uri kwerekeza muri izo nzira zo kuba wa muhanzi dushaka no gusenga no gukora gukora akagerageza gukora mu mbaraga mfite nke nuko gukora ibikorwa gukora nibi gukora indirimbo urumva nyine kuba umuhanzi cyangwa kuba kwaya nyine kiri main abari kuririmba kugerageza nkareba ko izo ndirimbo nzibona byibura ndifuza ko kuri inshuro byibura nka buri kwezi n'igice nshobora kutabishobora wenda kwezi kuzuye byibura nka buri kwezi n'igice nazajya mba mfite indirimbo yo guha abanyarwanda hari izindi studio zirimo nyinshi hanyuma hari n'igiye gusohoka next week Monday cyangwa kwa kabiri n'uyu munsi coming soon yayo yasohotse yitwa Irabikoze dukoraho gatoya nimba nta kintu bitwaye Irabikoze Imana irabikoze sanze ariyo yavuganye nanjye irabikoze Imana irabikoze thank you God oh I testify irabikoze Imana irabikoze sanze ariyo yavuganye nanjye irabikoze Imana irabikoze thank you God oh I testify oh irabikoze Imana irabikoze sanze ariyo yavuganye nanjye irabikoze Imana irabikoze thank you God oh I testify turi Imana irabikoze irabikoze Imana irabikoze sanze ariyo yavuganye nanjye irabikoze
Imana irabikoze. Thank you God, thank you God, I testify. Irabikoze. Imana irabikoze. Sanze ariyo yavuganye nanjye. Irabikoze. Imana irabikoze. Thank you God, I testify. Cyakoze. That's a hit. That's a hit. Amen. Ntabwo wahindura igihe wagomba kwishyira hanze se ugashyiraho ku wa gatanu tukayinjirana muri weekend. Nta kuntu wabihindura kugira ngo nyine bayinoze neza. Oya nimba nta cyabihinda ku wa gatanu twayinjirana muri weekend. Ashobora natekereje kwisora ejo ku wa kane. Tomorrow. Ariko hari bitaratungana neza. Twari kwinjirana muri weekend tuzayitangirana ku wa mbere byibuze. Hari akantu Imana yari ikoze se wenda muri testimony. Yes. Ubuzima bwanjye bwose. Oya genda nta kari special. Irakora buri munsi. Kuduha ivange. Buri munsi. Oya. Irabikoze. Imana yari ikoze. Sanzariyo yavuganye nanjye. Yes. Irabikoze. Imana irabikoze. Umuvandimwe yamaze kugera ejo. Byarangiye. Ejo oya. Hari ibintu arimo ari gucelebrate. Hari ikintu ejo azayiririmba. Indirimbo ni gute idazotse none. Urumva muri Imana yakoze ni byinshi ariko ishimwe rya mbere n'ubuzima. Urumva ejo hashize it was my birthday. Nukuri buriya Mana yanjye yavuze ngo kuramuka umuntu yaramutse abaramye. Yego umuntu aramutse abaramye. Rero Imana ni nziza no kuba ejo yaremeye ko nkagera imyaka nujuje ku munsi w'ejo. Nakubwiye wibeshya abanyarwanda. Nukuri irakoze cyane ariko kandi hagira inzu y'ibiri yonyine. Kuri iyo nzu y'ibiri ni 3. ntabwo mbizi. Ni munsi yawe yo. Munsi yawe gato. Buriya rero ugiye kubara wayibona. Imyaka wayigwaho. Ariko Imana ikintu yankoreye cyatumye indirimbo. Ako indirimbo ukuntu yaje ndimo nsengera akazi. Okay. Ntarakabona. Ariko numva ko ibikoze. Kandi naragashakaga pe hari akazi nyine bumva ari akazi k'inzozi. Yego. Abantu bazi ko nyine abantu tuba mu byo kuririmba neza kumva ariko kazi ari byo tubamo gusa. Yes, hari abo bibera akazi n'ukuri bigakunda ariko kandi hari n'abandi nkanjye tekereza nkavuga ni Uwiteka Imana yanjye yishyuye Minerval n'ukuri ndiga so ngomba gukoresha n'ibyo yakoze. Rero nkaririmba kuko ndabikunda sibyo ndabikunda n'umuhamagaro ariko kandi nkanakora. Nasengeraga akazi rero icyo gihe ndabikora ndi kuri church nasengeye hanze muri jardin kuri church numva melody iraje ndi gusenga numva haje amagambo Imana irabikoze kandi ntarakabona mu by'ukuri gusa numva mpaguruka imbyirengero ngaho ko nkabona kuri yarakamaye keza narotaga. None tamvuga ni indirimbo isohoke n'akazi namaze kukageramo nyine ntabwo testimony. Ako kantu numva wari kukagenda. Uretse kuduha ivange tugangatiranya ntabwo ari byo. Reka rero tugushimire cyane kuba waje kandi hano ni mu rugo. Igihangano nikimara kujya hanze natwe tuzaba tugereza abakunzi bawe abantu bakunda ibihangano byawe. Tukemerere dugushimire. Turashimira abantu bose babanye natwe bose badukurikiye bari mu mpande zitandukanye. Gino wakoze nawe. Thank you. Anje wakoze. Thank you. Hanyuma Tenzi nakagaruka Yego. Sibyo reka duherekeze